Yesu uraho nshuti y'Imana, urakizera inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo? Akira undi munsi w'umugisha, utera intambwe kuko Imana izanye amakuru mashya atandukanye nayo wajyaga wumva. Umunsi wa 55 w'umwaka, itariki ya 24 ukwezi kwa kabiri 2023, intambwe nshya. Urubona atoranyije nk'imfura mu bandi bose ubwo nagucunguzaga amaraso y'igiciro. Haleluya! Igitabo cyo kubara igice cya 3 umurongo wa 12 haravuze ngo ubwanjye nikuriye Abalewi mu Bisirayeli mu cyimbo cy'abana b'imfura bose bo mu Bisirayeli. Abalewi bose bazaba banjye. Ariko nshuti yanjye, umva nkubwire, uri imfura mu ba Yesu. Mu cyimbo cy'ibyaha Imana iguhaye agakiza. Bibiliya iravuga ngo muri ubwoko bw'abami n'abatambyi Imana irakubonamo imfura. Mu muryango w'iwanyu wabonye agakiza. Muri bene so Imana igiye kuguhagurutsa gukoresha ibikomeye. Tangira witware nk'imfura. Dutangira mu kwezi kwa mbere nari ndimo mbabwira uburyo imfura zigenewe imigabane 2. Iyi migabane Satani yakunyaze Imana iguye kuyakira. Hari ikimana yagutoranyirije, hari gitumye uri kumva aya magambo iki gihe. Hari abatari kuyumva, hari abari ahandi, ariko Imana iguhaye kumva ibi. Aya magambo n'ay'ubuzima, n'ay'icyizere, n'ay'imibereho, n'urumuri, n'itara, n'ivi, n'iterambere, n'ikarita y'itiki ikuzamura, n'intambwe ikomeye. Uri mu bo Yesu yatoranyije, uri mu bo yafashe, uri mu bo yamenye izina. Akira imigisha y'abamenywe. Yo haleluya! Amashyi n'impundu kuri uyu mwami. Icyubahiro kimuzamurirwe. Amaboko yose azamuke kubwe, amavi yose amupfukamire. Ibyayigaga ubugingo bwawe bimupfukamire. Imana iguteje intambwe ikomeye, kuko Bibiliya iravuze ngo Abalewi bose n'ab'Imana. Nawe wa mukobwa, wa mupapa we, wa mumama we, wa musore we, Imana ititaye kuri kavukire yawe, ititaye aho wakomotse, ititaye ku byo wakoze. Hari byinshi bibi wakoze, hari ibyo wanyuzemo bibi. Imana igukuraho uruvugo abantu bakuvuze yirengagije urwo we wavuze abandi. Imana ikubabariye ibyaha byawe kandi irakuzamura, kuko yakumenye izina, yagutoranyije. Yavuze ngo Abalewi bose n'abanjye. Nawe urimo muri ubwo bwoko bw'abatambyi. Nawe urimo wa mupapa we, urimo wa mumama we, urimo wa mukobwa we, wa musore we, imyaka yose ufite uri muri ubwo bwoko bw'abami n'abatambyi. Kandi Yesu yakumenye izina, aragutoranya mu bandi kugira ngo izina ryawe ari umugisha. Reka Imana ikorane nawe, reka Imana ikuyobore, ikugendere, igusure, igukoreshe. Ibanze igukoremo ubundi gukoreshe. Haleluya! Mana ikomeye, urakoze kubw'uyu munsi. Urakoze. Nta kidasanzwe narenza kuri aya magambo. Urakoze ko bibayeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen.